najiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa katika ndoto zao, lakini mimi kila ninapojaribu kupiga hatua moja mbele, basi hatua 10 ambazo zinazofuata ni kurudia nyuma. Kwa nini mimi? Alafu kinachoniumiza ni kwamba baadhi ya watu wakubwa wameshawahi kuniambia kwamba nina kipaji. Je, nifanye nini ili niweze kufanikiwa? Niweze kuonesha dunia kwamba nina kipaji kikubwa. Kama jinsi Big Fizzo leo kunambia kwenye mashindano ya kutafuta vipaji nchini kwetu Burundi, nanje ndaririmba. Na mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walipewa comment nzuri, ikanifariji moyoni. Unajua uko live sasa hivi. Tuliatia. Nazamutse imisozi wanukiyindi. Digushakishi kiruti kindi. Nakupenda malaika. Asante Deo. Kuna sauti ya bien sana. Tena nako pose una contrôler bien sana. Na vibration ya bien kabisa. Fresh kabisa, courage pete yangu. Asante. Ilikuwa ni siku bora yenye furaha katika maisha yangu. Mungu wangu. Yo, kanguka. Nizibite. Kangu ni uko. Nje, kangu. Nisebeze bite. Ngiri kare nkubona ncanga nkubona nina n'ubu n'isaha. Kikiye kibazo. Ni telefoni. Ndetse byageze gutakunda n'utari n'ahandi. Umushyitsi. Yese ni famiye. Umugore wawe. None se rero umuhanga n'injuru ntabwo bise byukunda muri iki gihugu ntabwo bigaragara neza, ahubwo se akuntu nareba ko uretse hariya hirya kanyura akagesti burimo nagufasha ikibazo cyose, niba ari amafaranga nagufasha nta kibazo, ariko uguma uri umuntu. Nukuri ndemeye ko imigambi y'Imana si y'abantu, kandi iyi ni ishusho inyereka ko Imana iri kumwe nanjye. Narigiye kandi kurara kwibarabara undi munsi, ariko Imana iravyanse. Impaye umuntu w'umusamariya ushobora kumufasha, kandi undi rero ushobora kuryama rino joro. Mana, urakoze cyane, kandi nk'uko umpaye uyu muntu uyu munsi, ndagusabye n'imigambi yanjye naje kurangura muri iki gihugu uzomfashe umpe ingufu zo kubandanya. Ndagusabye Mana, ubandanye unsakaza ku migisha yawe n'imihezagiro yawe. Amen. My life, my dream. Karibu sister. Mezute. Sawa. Nta kibazo. Nta kibazo kabisa wewe. Sha nanjye nta kibazo, hanyuma sha twifasha n'icyumba se. Cyumba hari byabiri byatuguriye mu dushe na toilette mu mbere. Okay, amafaranga nta kibazo. So mwaje kutwereka se cyangwa bitagoye n'iki? Oya nta kibazo nje kutwereka. Nta kibazo.
Meze biteze ndi warushye mana mwe warushye pe mbwira se byagenze gute ngiye twuriwe ku muhanda turi kwihuta ngiye ndagira ngo tuhanure neza ahubwo se ntiwaba washyirije ko hariya ikibazo utari kuboneka zarafashe igikapu harimo hari nta kibazo harabitetse hari ikaburabugateka hari nta kibazo hano bifite umutekano ntari u Rwanda rero tugira umutekano uhagije byose ushaka ubikuremo ushaka ubikuremo birambika hari nta kibazo hano dufite umutekano harakinze ntajya dore bikundusha ngaho rero mbwira gute nanswiga mubaza ku muhanda mbona bisa nabi mbona ndavuga ndakosa kukubaza neza utuje nyine urakoze cyane n'ukuri je nagize ingorane nyine nkuko nari nabikubwiye ngeze umushyitsi navuye Burundi ejo niho naje mvuye Burundi ariko ingorane nagize ni uko umuntu wari kunyakira ndaramutelefoni agafata telefoni bwa mbere namuhamagaye Nyabugogo uwazi ko numvise wese wavuga abantu bose bavuye nta kibazo abantu bose bavuye Burundi Nyabugogo barazi nta kibazo noneho nyine uvuye Nyabugogo narondeye umuntu babandi bacuruza amayinite aniza telefone ndamuhamagara turavugana nyine ndamubwira ko nageze mu Rwanda nageze nyine mu Rwanda ariko nta kintu na kimwe yavuze nahise numva akupa telefone yarasanga winaha amaze imyaka myinshi aba mu Rwanda ariko sinzi ngorane afise ko kuva ejo naramuhamagaye n'uyu munsi ndi kugenda ntira telefone kuri abantu bose ariko niri gucaho sinzi ntabwo ari iherezo ry'ubuzima ubwo ugeze mu gihugu nta kibazo uzashakisha n'ubundi buzima bizagenda bigenda kandi nanjye ndahari kugufasha nta hantu ngiye ndi hano icyo ushaka cyose icyo mfite ubushobozi ndagufasha ndabizi uranyuze ibintu zimeze neza ndetse nta kibazo wambonye urabona imeze neza hari ikibazo ninye rero wisanzure njye nta kibazo ubona nta ribi ibyo tubireke wahageze wabonye umuntu mbese aha hari icyo hatwaye se ahantu nta kibazo urabasha kuryama uraruhuka nta kibazo none se nta kuntu wajya muri dushe ukajya kwitunganya kugira ngo ubone ukuntu uryama wari wambaye neza jya muri dushe mwere some kamurebe some naka kamari none ubu ndakeka wagira wakambara silipa muri dushe ikibazo nta kintu gitwaye akeneye n'isume nta kibazo se ubu mfate nk'iwe ubu twabaye sibyo neza ngera muri dushe urakoze cyane nta kibazo ujya muri dushe turaganira ijoro ni rirerire turaganira
Amaze iminsi avuye. Ufasha kwihanagura. Ufasha kwihanagura. Isoni. Ufite isoni. Sani.
Tesi. 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 Tesi? 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 Mukobwa ari kumera mu ijoro niho mbonye n'ubwana ese uriya mukobwa kinamubonye asohoka ari ibikapu byinshi nako baga mu abo musore yose asohotse afite isakoshi none uriya mukobwa ntabwo umuzi ushobora kugufasha ukava no kubarabara ukajya kugura ahantu ushobora kuryama ndabona abantu bagora bahari abandi bagomba kugufasha tuvarahara kubarabara tugeze ngaha hanye niko yabwiye ngo kumagarare hariya araza baravuga barabafashe ibintu mu cyumba none turajya nyine twaryama nyine bigeze nyine mu gitondo ndabyutse ndabonera ubuzima n'isakoshi yanjye yayitwara isakoshi yanjye yari irimo laptop yanjye yarimo pasiporo yanjye yari irimo n'udufaranga yari gukoresha nari gukoresha Kigali ntabwo umuzi nahuye nawe ejo mu ijoro nani izina ryose ntabwo uza yambwiye ngo yitwa Tesi sinabwo wabyizere ko ntabwo yaba umuryo wabonye ashobora kuba yitwa na Burundi njyewe nabonye n'ubuzima mbazana mwakira sibyo njyewe nagakwirwa mwandika njyewe sinzi ibintu birimo n'ibitekerezo sibyo none nkumbi garuko muzira reka mubwire rero sibyo reka mubwire buriya rero ntugapfe kwizera abantu binaha i Kigali naha i Kigali ntabwo ari kimwe mwahe wanyu Bujumbura sibyo hari abatekano benshi koko mana yanjye muri aka gisara y'ibiki ari mu mashini yanjye laptop yanjye ari mu pasiporo yanjye na telefone yose yamutwaye nana nimero afise nakubwiye ko ndahazi niwe nawe cyo mu ijoro jensi ndamuzi yewe nawe cyo mu ijoro igihembo cy'ikigali mbese kuki wakoze amafuti kugenda n'umuntu ntazi nabyuze nta nimero ufite hasi wenda ngo tunamushakishe njyewe ikintu kimwe yabwiye ngo yitwa Tesi yabwiye gusa ko yitwa Tesi nta kindi kintu ugira mubagize ba Tesi nibyo wasanga atari nuko yitwa wasanga yitwa Claudine none ubu ngubu nibwo gisa n'isengeri byonyine usigaranye nta kindi kintu ufise usibye ibirato gusa nibyo nasigiye none ubu sasa urumva ngiye ikintu nagufashe nakubonera ikabutura n'umupira byonyine nibyo bishobora kugufasha wewe ntugire ikibazo pe ntugire ikibazo reka bikuzanire ntugire